Nowa atwigisha isomo rikomeye mu buzima. Nowa atwigisha isomo ryo kugira intumbero. Kugira intumbero niyo abantu baba bagucira imanza baguseka. Iryo niryo somo Nowa atwigisha. Wasize uvuze ko ugiye kuntegurira muri Bibiliya ayitubwira ko Imana yarebye ikabona isi yuzuye urugomo ndetse yuzuye n'ibyaha, nuko Imana itegeka Nowa kubaka inkuge, imuhereza amategeko n'amabwiriza y'ukuntu inkuge Imana ishaka ko yubaka izaba imeze. yemwe mfite umukunzi kandi ubwo Imana yabimubwiye mu gihe byagaragara ko nta mvura iri kugwa cyangwa se iri no hafi. Nowa atajijinganyije yatangiye kubaka akora ibyo Imana yamutegetse. Abantu baramusetse nk'uko tubibona nuko babidusomera, abantu bamuhata ibibazo, abantu banamutuka bamwita umusazi. Ariko icyo Bibiliya itwigisha ni kimwe: Nowa ntabwo yigeze ava kuzima. Nowa yarakomeje arahatiriza ashyira mu bikorwa itegeko Imana yari yamuhaye. umbwira ko uzagaruka kutujyana aho noneho reka tugerageze iyi nkuru ya Nowa tuyizane mu buzima bwa buri munsi dusanzwe tubamo. intambara nziza zarindira ukwizera kugeza abantu benshi bareka inzira nziza, bareka kunyuza ibintu mu mucyo bitewe n'igitutu cy'abantu. Inshuti zikubwira ko inzira uganamo itazashoboka, ndetse n'umuryango ukakubwira ko ibintu uri gukora bitazakunda, na sosiyete urimo ikagenda ipfobya igitekerezo cyawe. Ariko gukora ikintu cyiza ntabwo bishoboka ko cyaca mu nzira ubona igororotse. Nowa atwigisha isomo ryiza cyane. Uko byagenda kose ugomba kugera ku ntumbero. Wowe niba wizeye umupangu wawe, ukizera indangagaciro zawe, ukizera n'intego yawe, icyo ufite gukora guma ku mategeko wihaye. Niyo abantu baguseka bakagutuka, wowe guma ku mupangu wihaye, guma ku ntego. Ndagira ngo dutekereze kuri ibi bintu rero. Tekereza kuri ibi bintu. Wowe ushaka gutangira business, ariko abandi bashaka kumurya ayo mafaranga yawe. Tekereza wowe ushaka kwiga bya nyabyo mu gihe abandi barimo bata igihe. Wowe ushaka kwirinda ingeso mbi mu gihe abandi barimo binjoyinga. Kandi wowe ushaka gukora content nziza ariko abantu ntibazirebe. Ntabwo udagira ngo ukore content nziza y'igitangaza ariko kuyireba ngo cwe. Ariko bwa mbere mukunzi wanje yitaho, tekereza aho wansize, ko wansize mw'icumbi, wasize uvuze ko ugiye kuntegurira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntibishoboka kuzatangira ibintu bimeze neza.
iyo ugitangira wumva ibintu, iyo ugitangira wumva usa nkaho uri wenyine, ariko nyuma ibisubizo biza ari byinshi kandi by'igitangaza. Nowa ntiyigeze arakara, Nowa ntiyigeze abasobanurira. Nowa kandi we yarakomeje arubaka. Wowe komeza ukore. Ndagira ngo twongere dusome uyu murongo muri Bibiliya usangwa mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 22. Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Uyu murongo uratwibutsa kugira discipline mu buzima. Uyu murongo uratwibutsa kugira intego y'igihe kirekire. Aha rero ndagira ngo usobanure imico yawe myiza cyangwa se intego zawe nziza ufite gukomeza ugakora amahitamo wahisemo. Tangira ukore kandi ukore nta gucika intege. Ntabwo ukeneye ko abantu bose bumva ibyo ukora ngo bagushyigikire. Wowe icyo ukeneye ni ukumva ufite icyizere kandi icyizere cyuzuye. Muri video zakurikirana none tuzarebera hamwe isomo naryo ryagira icyo twungura, byatwongeramo imbaraga. Ndagushimiye ko warebye iyi video, ariko nkwibutsa ko stay focused. See you tomorrow.